uzi ko bagiye kureba Donjazi muri Mavin bakarariwe mu rugo. Karombi yaba adafite melody yari kujyayo nk'iki nk'umushoramari Donjazi na entrepreneur. Reka Wabyumvise ndabyumva bagiye kwa Diamond ajyanye Karombi ajyanye na The Ben. Iyo atifashije The Ben yari kujyayo nk'iki kandi ari we washoye bro. Element yagiye gupfukamira no puja. Yego. Urabyibuka mbikubwira. None ubu ngubu byamaze gusohoka ubunje mu kiganiro. Element ari kumwe na no puja bagiye gukorera isabukuru umukobwa wa no puja. Nkubwira ngo ejo yari yagiye kumupfukamira. Dore ngibyo na amafoto menshi. Reba murumuna wa no puja. Reba amafoto. Yagiye kumupfukamira ngo asubire muri iriya nzu. Karomba ni umusiniya, Karomba ntiyahombye, Karomba ntiyahomba, ariko nanone icyo yashakaga yakigezeho. Niyo mpamvu agomba kumenya uburyo agabanya expense. Niyo mpamvu umuvandimwe mu maraso John Calvin yamuvanye muri Amerika kugira ngo aze agire ibintu ashyira ku murongo. Ariko Karomba afite defo, nyemerere nyivugire mu ijwi ryo hasi, afite defo yo gukunda inkoma amashyi, abamwirukanka inyuma, abamusingiza, abamutaka. Urabizi ko yanipanga gati ngiye kuyobora Murera, ngiye kuyishoramo. Iyo yuji bashoramo twarayibonye kadanse yayo. Neranye namwe nyewe. Ni ikintu gikomeye. Nimba abonye Rugaju rigana Imana imukojeje ikara ryaka ku munwa kubera iki yumva ko bisane ko agomba no guhitaza muri timu. Yushua Rugaju rigana ni umuntu wanyaye wa showbiz koko. Turacavuga impamvu yaje kugenda agwa mu bihombo mu kire Karomba. Wari ugikomeza. Sindi bukwemerere kuvuga ibihombo cyane kubera ko aracyafite ubuzima, barumuna be famille ye yariteretse. Urabizi yashatse kuruka yifatira keti bashabi bakigira za Mexique. Ntago ya ahubwo nkahita mvuga isano bafitanye. Dufitanye isano. Reka bose kutoka katikati. Oya ni koko. Ntago uzisano keti bashafitanye nayo nzi. Mani. Nayo nzi. Bapfandikise. Ahubwo ukibaza ngo ni bimwe bya Mikinaga babeshya ngo mubyara bugacye ni mubyara. Mwigisha nsobanurira. Sindamenya ngo Element yagiye gukora iki kwa Nopuja. Kana atagiye gusura muri country record watagiye kwiyumva. Ndavuga ibintu bibiri. Yego. No Puja afite uruhare muri uyu muziki ku buryo mutabyumva. The Ben azurwo rwego. Muyoboke wabanye n'aba bahanzi imyaka nyagato. The Ben azurwo rwego kandi batakiri kumwe. Kanze nzabisobanura. Nabamuyoboke bajyanye abantu za Nigeria ko bayanya nabande bazi uburyo No Puja arenze. Niwe muntu watangije muvoma yo kugira ngo indirimbo z'u Rwanda zicurangwe ku mateleviziyo mpuzamahanga za Trace n'ibiki. Yego agera kubera gucengera, ariko ku ruhare rwa Element ubwo ndi kubihuza indirimbo amahita ari gusohoka ajyanye n'iyi vision twari turimo, noneho bigatuma koko n'indirimbo zishimwa zikaba nziza. Wamwumvise wa Element kandi Element yaraje No Puja nawe aramufasha amwishyura umuntu kugira ngo Nesim azi iyo nkuru narayikoze, ba Davis babigize mu ruhare, amwigisha production. We yari yaraje muri Kigali nk'umuhanzi, nibyo yakundaga, nibyo yakoze ngaye nguko. Ariko se umukada n'ubundi duse naho n'ubundi kino cyumweru tuvuyemo cy'icyunamo cyaje cyomwo ibikorwa byinshi cyane birimo byo gufasha, birimo n'ibindi bikorwa n'ubundi bifitaho bifasha umuryango nyarwanda kugira aho nawe yerekeza. Ifoto yagaragaye rero irimo witwa Bruce Melody, irimo Kenny ni murumuna wa Gayeri, irimo kandi Compressor no producer nawe muri 155am, yarimo kandi Roskana. Ifoto itari irimo Element. Batise Element yaba yaravuye muri 155am bikomeza kuba urujijo. Ariko ndavuga ni kuko byabe byose umukada bahari kugira ngo agire ibyo adusobanurira. Reka ngire icyo mubaza kuri iriya foto, ni igikorwa bari bagiye gukorera hehe? Ese ku Element atarari mu nuko atari yabonetse cyangwa n'izindi mpamvu n'undi zihuye no gusohoka muri 155am, na cyane ko indirimbo yari iherutse atigeze ashyiramo yazanye Resfeya. Eka mbinyaruke mo gatoya ku beat breaking. Ndababaye ejo nari ndimo nkuganiriza nkubwira ngo Element yagiye gupfukamira No Puja. Urabyibuka mbikubwira. None ubu ngubu byamaze gusohoka ubunje mu kiganiro. Element ari kumwe na No Puja bagiye gukorera isabukuru umukobwa wa No Puja. Nkubwira ngo ejo yari yagiye kumupfukamira. Dore ngibyo na amafoto menshi. Reba murumuna wa No Puja.
reba amafoto yagiye kumupfukamira ngo asubire muri iriya nzu kansubize to hasi bawitonze reka nsubire inyuma gato umwanya no wawe iyi nzu UGB 155 AM Kigali Universe yagomba kwifatanya n'abanyarwanda n'igihugu muri rusange aya mateka n'ayacu nta hantu tuzayakwepera tuzakomeza tubane nayo ariko tuyigireho ubwo rero rabizi ko hari n'abantu bari basebeje Melody ngo kuki tariki 6 atahora agenda ariko ni ubutumwa bwiza ni feedback igaragaye yuko bagiye kwifatanya baremeye bacitse ku icumu wabonye ababyeyi bahaye ibitenge iyi nzu yari iteretse ariko iki gikorwa cyabaye Coach Gael atari mu Rwanda niyo mpamvu ugomba ngira ngo nsobanura akantu ku kandi hari narimo inda Kenny yego Kenny ni mwenyewe urabizi ko ashumbye aba Kigali University haba UGB urabizi ko ari uwo muyobozi ariko Melody yarahabaye yarahabonetse n'uwacu turamukunda ariko nanone Element we nabivuze mbere hose mvuga ko ari last dance ye ikibabaje nuko na Melody ishaka kuba last dance ye nicyo kiba kibabaje oya nukuri reka nkubwire yego ntuzi mupenze to ndamuzi master plan yego twigendere ko boss mushya wa Melody ari inshuti ya kadasoka ya Eto mbaza igihugu babanyemo ejo twavuganye naramenye uwo muki Melody yageze ibyo nigeze mbivuga oya nigeze mvuge to ejo niko kubwira kuri phone oya kubona mumenyeze nimba Diamond adatera umwaka ngahantu ndi yakoranye na Debeni bucyatandukanye na Karombo none akoranye na Melody bigiye kugenda gute atandukanye na Karombo none umukire waje uri kubahuha umusubirizo ko yahereye kuri Rugaju Rigani avuye bamwirukanye byarangiye muri universe bamwirukanye byarangiye hejuru yuko yahembwaga amafaranga kubye gatatu umushahara wo kuri RBA ngwebyiri batonze ikisi ngwebyiri ngwebyiri nkubwira abakire bamanutse bari gukubura umuvandimwe mu maraso wa Coach Gael yahageze arababwira ngo nge nigiye management ku managing ibintu dushore menshi arutayo twinjiza iyo ni management yirukanwe savuga icyo sibye gushyamirana na batayikuni nicyo nanjye kubaza ubundi bwaju ayo mafaranga yahabwaga yakoraga Karombo aramena Kigali Universe ifite imbuga yavugaga iki biriya bibazo yagiye kubaza muri press conference ya Melody biraze ko ari ibigushamo mu kiraho Bi Joshua kabibaza ni ibigushamo mu kire biri umuntu arahembwa bingahe by'idolari kujya bigende bite yankubiri rero muzabaze Richard yategeye ba Melody burira indege muzabaze Melody cyabaye kugira ngo korabo ye n'umuntu bita Shani Paul ishoboke inanirane korabo inanirane yego kugeza ubwo Melody bashutinze roza ije kuzuza amezi 3 na video oya barayishutinze ari visual idasohoka yasohoye visual baramwimye video bitewe n'izo detail ntashaka kwandagaza yego ibaze visual yakoze ari maonesho ubigwe mu 208 itaraboneka video mu byumweru bingahe video irahari bananijwe n'iki kuyishyura mbabwire director video ntago yishyuwe Yes. Ngo imishinga ngo bahere ngo Chibudenga ko ari cupuri amazo se bubatse barayujuje ubu bananiye kwitango bikomanga none se umukire Gael arahombye cyangwa yashoye oya nahombye ahubwo icyo yashakaga yakigezaho n'izina ubu Coach Gael afite izina riremereye kurusha Rosikan ejo nanareba nabara naricaho kuri Keniso atangiye kwita imirongo se oya atashana no kutayiko ahitamo nka mushiki wawe ariko yazana business nshyashya agahuruza itangazamakuru ubuse mbere yari kuruhuruza aribwiri ajya ahitamo nka mushiki wawe Muyumbu Jimmy riko totera unga Muyumbu Jimmy n'umukire nk'ubu ngubu waje ahamagaza press conference aho zenda yabishyura Gael ku murongo ariko ntimwabona ikibazo bumubaza ni bitatu ni byarega ati Zanzibar yanzu wemereye Debeni warayubatse nicyo kimwe icyaka indirimbo wakoreye Kevin Kade umusaro yarawutanze bijyanye n'ibiciro bamenyemo icyaka nta kindi yenda ko ashoye muri Kigali Universe irahombye cyangwa irungutse gusa naho nyine mwagarukira hari ukwibrandinga ni ikintu gikomeye ariko hari abandi bantu bagiye bakorera under management ya Karomba barimo banshuti barimo abo ba John Calvin bari kuza babakire ubwo rero iyo Melody yabanye neza na Kabanda Jado bagasinyira block bagakora ikinyafu bagasinyana
na BK Arena Na Isibo bagakora se igitaramo sayiremo gake. bakajya mu Isibo bakabeshya ibinyoma bakajya Basiyo. bagakora za katapira iyo acirwa umukire umurenze niyo yaba mubeshya ngo niri ahita akora iki Melody acegeta none Karomba se nimba atari gupesa bihagije ubacirwa umukire mushya yamukorera iki nta masezerano baba bafitanye se barayasesa se mu buryo bworoshye ko nzi ko ngo yaradadiye aradadiye n'ubu none aragenda atemera uzi imigabane afite muri Kigali erega hari proje hari ukuba umuntu ari kukumeneramo muri proje yego noneho birahita byafekta kumwe yarirwaga birukanka inyuma kumwe mwatwikaga kumwe mwagendanaga mu bahanzi hirya no hino ubwo ni ukuvuga ngo nimba ajyanye na Karomba kwa Diamond ibya Davido n'ibicamo ubwo urumva ko Karomba ataba ari hafi haba hari uwo mukire uri kumva icyo ari gutakaza uzi ko bagiye kureba Don Jazzy muri Marvin bakarariwe mu rugo Karomba yaba adafite Melody yari kujyayo nk'iki nk'umushoramari Don Jazzy na entrepreneur reka wabyumvise ndabyumva bagiye kwa Diamond ajyanye Karomba ajyanye na The Ben iyo atifashije The Ben yari kujyayo nk'iki kandi ari we washoye bro Melody miliyari bamaze kumushoramo y'amanyarwanda miliyari yaragarutse cyane ntiyagarutse njyewe biragoye oya biragoye sobanura umbwire nimba muri iyo telefone yawe hari indirimbo ya Melody ugenda wumva kandi ubwo ku mabisi ya za leftesi biriho gutya ku murongo indirimbo 10 na zingahe Karafu generation tiya mbere Karafu Roza iya kabiri ikinyafu Roza oya na za kinyafu na za sinya Rugaju se we yazize iki hari umusaruro yari yasabwa atatanze nuko ibiceri bamuhaye babonaga n'ubundi nta kintu bikora Rugaju we uyu muhungu azize iki kore yatangiye kuyabyimbamo na breaking insoka yego urumva barabanje bamujyana kuri Magic Lineup naho ngo atanga umusada babonaga umwanya mara kuri Radio Rwanda ubari muke agahita yigira mu bye baravuga ati reka dukubite na night tumwongera kandi kazi night shift banazamo umuhungu w'umuhanga cyane breaking utamenye abakozi barenga 15 bagabanyirijwe imishahara hariya reka none se muri universe ni ibisanzwe man yaba ipunguje hoga ariko hari abagabanyijwe hari n'abandi bavuze ngo ibyo wadufashije birahagije ubwo mba mbivuze gikada nakomeretsa kuko Rugaju n'uwanjye ufitanye n'ikiganiro ariko ejo natangira guhimba interview yajya kwa Basabe abeshya ngo yarasezeye bite bimupfubana kuba bakanyujije ubu gatambitsamo gikada ngo naseze amafaranga ye ariko bagiye baseze Rugaju yanze amafaranga Rugaju yanze amafaranga kubye gatatu arabi hari CV hari legacy kuri RBA je suis d'accord ariko nono hari ikitwa ipinda mura yahengaga ngo miliyoni 2 akora iki yitambika ku bantu bakegese Karomba witwa Joby se we bikagena bite Joby we ni umuvugizi wese ahembwa ngahe ni umuvugizi ariko utavuga ari muri desa oya we wirukanga oya bamuhaye installation ya miliyoni nigeze kumena iyo nkuru muri cyagiye cya installation va kuri DC menya ko waje mu installation bakajya banamubeshya ngo indege azajya azurira ndakazikoreshereza kuzikoreshereza muri VIP lounge ya kuri International Airport tugira ngo yagiye kumbe nakana banje kubafata mbere yuko bagenda amubeshya sha nkaba abanyamakuru birirwa babeshya ngo uzajya uherekeza AP yego ese iyi reyo yagusigite rega ni sinyamuna bayiherekeza zamuna herekeza apere ajya herekeza na mbonye ni mbonye ubwo nyine ujye uhita umenya impamvu coach na Melody watabaherekeza akerekereza umuyumbe wa Yesu ese wa mugani kuki uriya we batajyana umuyumbe wa Yesu oya ndavuga Melody oya nuko nta kintu akose manu urabona yashyiramo dukota akabagira yinjiye matse ashyiremo koto aherekeze Melody nibyo nibwo bwa entertainer bwa biragoye naje siga tatu mu rwego rero butungarage wawe oyitonze rage reka turamusoreza ahubwo ikintu nyine waje ni kimwe
kugira ngo umuntu abone amakosa y'uko umuntu yahembwaga ntacyo akora ubundi aba yarinjiye muri kampani gute kugira ngo zino kampani nazo natwe tunazigira inama n'ubwo wenda bari ibintu ubundi banatwishyurira ibi ni consultation ubundi urumva ariko ubundi tubanze frere wamwigiye urumva ubundi bingi ugomba kubanza kurundaho ariko se umuntu waje muri kampani kugira ngo ubone ko yahombye n'ubundi amafaranga umuha ntacyo yamaze mbere y'uko yinjiramo yakoragamo iki yinjijwemo nande aho Gayeri nawe mu gihombo yagiye agira abantu ntibagiye bamushuka gushora ibifaranga ahantu hatari ngombwa. Karomba ni umusiniya, Karomba ntiyahombye, Karomba ntiyahomba, ariko nanone icyo yashakaga yakigezeho, niyo mpamvu agomba kumenya uburyo agabanya expense, niyo mpamvu umuvandimwe mu maraso John Calvin yamuvanye muri Amerika kugira ngo aze agire ibintu ashyira ku murongo, ariko Karomba afite defo. Nyemerere nyivugire mu ijwi ryo hasi, afite defo yo gukunda ingoma amashyi, abamwirukanka inyuma, abamusingiza, abamutaka. Urabizi ko yanipangaga ati ngiye kuyobora Murera, ngiye kuyishoramo, iyo yujiba shoramo twarayibonye kadanse yayo neranye namwe nyewe ni ikintu gikomeye. Nimba abonye Rugaju Rigana Imana imukojeje ikara ryaka ku munwa kubera iki yumva ko bisobanuye ko agomba no guhitaza muri timu yego. Yushua Rugaju Rigana ni umuntu wanyaye wa showbiz koko. Bamukundiye iki nuko hari igisata cy'imipira, hari ikinwa ya futu, hari za basket, hari iki yego. Kandi nanone ikindi Rugaju Rigana hari ukuntu yari yidemaritse, ukabona ba Georgia bakubise Lesotho bagiye kunywa kamwe hariya, ukabona ba Jimmy Gatete, iyo tusha yikoraga neza. Igihe ibyo bidahari zera hitayirya, igihe ibyo bidahari umukira itabibona. Igihe urabona hari no kuntu yipangaga kazana buriya yipangaga namukundaga Rugaju, akagenda agatereta abandi bantu batahawe amafaranga, akaba yabwira Faustinho enda dore tuzerekana kuri ecrage ya Matini tugasesengura Barisa ngembo ware yari duse nk'abahangana Karara mama babwiraho bibera karya ugacumi we kubera sanse nyine bongeraho 5 support man yego ijana nk'ubushara yego turacyavuga impamvu yaje kugenda agwa mu bihombo mu kire Karomba. Wari ugikomeza sindi bukwemerere kuvuga ibihombo cyane kubera ko aracyafite ubuzima, barumuna be famille ye yariteretse, rabizi yashatse kuruka yifatira keti bashabi bakigira za Mexique, ntago ya ahubwo nkahita mvuga isano bafitanye. Dufitanye isano reka bose kutoka katikati oya bana ni koko ntago uzisano keti bashafitanye nayo nzi mani nayo nzi bapfandikise ahubwo ukibaza ngo ni bimwe bya Mikinaga babeshya ngo mubyara bugacye ni mubyara serious iyi nkuru naranayimenye icyo gihe nari ndi kuvuga bitwa ba Vaskove nibwo nabamenye. Vaskove ni muri wa Karomba ukije ufite amaboko ameze gutya n'amaguru ukije nibwo nagiye mbimenya. Icyo gihe nabwo namenye business ya Karomba na CMK bari barashoye muri Mexique yego ni byinshi nyine ntitubyinshi ariko Karomba icyo ashaka kigezeho nabuka atarahomba asozanye na mega hit ya Diamond na Melody rero kuva yabonye abakire bashya ko yabonye ko element yabakubise w'inyuma ko yabonye ko nta gahora gahanze niyo mpamvu agomba gufatirana atarahororomba fatirana utarahororomba. Shani Paul bimeze bite? Davido ko yazaga gupopera kuri stage bimeze bite? Ngomeze mvuga amakorabo y'imiranzi abanza musorere Rose shawansezere ko ndi ariko none si 155 isiganye we mu producer compressor urwaro Purini compressor urwaro gasabwa bona ntware kuri yavuye koko yiranze oya none se harajya monde kize yaramaze iminsi ari kuri decadence harajya monde kizi byarangiye muri arasuye 155 oya kizi byarangiye iburidi rahombye oya none si Bride Sandi Mayeri bari babanje kumujabura hari uko nundi yirirwa gakorera Melody ya system yo kunyuza muri timu system jabe element akaba afite umukiri ugiye kumujyana ariko akabanza agasa nk'ugiye mu maboko ye byo badeta bamurega namara kwiyakira bamize utuzi ahita bavuga ati breaking news. None se muri country ho ahanyuze gute? Oya yagiye gupfukama yego none se boss mwenye akaba ari umuhuza no mukire wundi
wahere oya nama yari nukujijisha kwifatanya n'umwana cyo bakoreye bajijishe umuvuzatsi wabo batumaga afata ku mavuta n'uzi byamubaye ntago bamwitandukanyije nabo bavuga turamuhembera ngiye ni umukozi wanjye kandi nibyo yirirwaga arimo abo bantu pujahanganye nabo bande bose ku murongo nubi none se iriya nzu siko ikora ubwo nimba melody yake yakanafata izina ry'Imana ubizi ukuntu ufata yavuga ati ukivuga Karomba melody wanjye na za Burabasi nabeshyaga ngo ni ibinyoma narabeshya abangone Cyupurini icyasha mukinkireho ibaze fata ugera ahantu nkaho kavuga ati ibyo navuze mubinkireho narabeshya ubu se wamusuye kangahe mageragere nanjye sindahanyaruki none se ikintu mwaje ni kimwe no puja wabari element oya no puja rababarira se oya no puja se ugucegeta menye ko element ari kumwe n'undi mukire naramu break inze ndebwe ijisho ribi yewe ikintu naramenya kujijisha element ariko element afite ububasha bwo kwishutingira iriya ndirimbo Tombe yes or no none RSFA se ni inzu yo mukire ni element agiye kuzamo bimeze bite bya RSFA ni brand ya itandukanye na muvoma yo mukire umukire yakana ku blessinga ariko element akeneye ya hashtag akeneye brand name nkiriya iri mu mazina ye ariko yerekana ko ari mpuzamahanga ku buryo no mu buryo bwa production apana mu buryo bw'ubuhanzi yanakorera mu yindi nzu yabona na management ariko mu buryo bwa production Emiarade ahamagarire sfe kize nka kamba reba nka Philipita hari ukuntu we azana ikintu muri company kakwereka kari company urabona nka Bisoso urabizi ko nyine n'amashuri n'ibicyari atari Cyupurini ariko baramubwira ati shinga company duha akazi company ari nayo yatumaga na ba DJ irabisanga hariya kuko bari abakozi ba company bagahereza company y'aba DJ ya Bisoso ikiraka ari nayo iri gutegura biriya ahubwo hakazamo abandi bantu ariko bagiranye kontra na company bagiranye kontra n'izina ry'umuntu bashobora guhita bareba qualification ariyo mpamvu nyine umuyobozi mwenyewe intarije yahise kubura ariko ngewe wabitonze ngewe urabizi ko akenshi ugenda nsobanukiwe ariko hano sinsobanukiwe yego mwigisha nsobanurira sindamenya ngo element yagiye gukora iki kwa Nopuja kandi atagiye gusubira muri country record watagiye kwiyumva ndavuga ibintu bibiri yego Nopuja afite uruhare muri uyu muziki ku buryo mutabyumva The Benaz urwo rwego muyoboke wabanye n'aba bahanzi imyaka The Benaz urwo rwego kandi batakiri kumwe kanze nzabisobanura nabamuyoboke bajyanye abantu za Nigeria ko bayanyana bande bazi uburyo Nopuja arenze niwe muntu watangije muvoma yo kugira ngo indirimbo z'u Rwanda zicurangwe ku mateleviziyo mpuzamahanga za Trace n'ibiki yego agera kubera gucengera ariko ku ruhare rwa element ubwo ndi kubihuza indirimbo amahita ari gusohoka ajyanye n'iyi vision twari turimo noneho bigatuma koko n'indirimbo zishimwa zikaba nziza wamwumvise wa element kandi element yaraje Nopuja nawe aramufasha amwishyura umuntu kugira ngo Nesim azi iyo nkuru narayikoze ba Davis babigize mu ruhare amwigisha production we yari yaraje muri Kigali nk'umuhanzi nibyo yakundaga nibyo yakoze yari umunyamakuru mwiza ariko abonye amafaranga ashora mu kintu akunda aricyo cyitwa umuziki nyuma yaho rero Nopuja yakomeje kwitereka apari yo gushinga ama radio station yenda gahomba apari yo muvoma kuzana inzu nka Gafade akwambika n'abantu ariko yagize uruhare kugira ngo Trace Award zize mu Rwanda ni ya connection afite connection arakaze aremewe element rero ni umunyamayeri 1 ni umuvandimwe 2 yaramutengushye 3 yamuhereza urundi rufunguzo icyakane kubabaza abanzi be kubabaza aba ex baba boss be ndabyibuka element ubwaheruka kugira anniversaire ntago yakatanye umutsima na Karomba ntiyakatanye umutsima na Melody yagiye kwa The Ben barawukatana kandi hari inkubiri ya sikosa urikumva uyu mwana yera afite ahita ajya kwa The Ben akora iki wabyumvise atagetinga arimo arakina n'imitwe acecetse ntiyandika ntavuga nta nubwo ajya muri interview oya nubwo yasohoye indirimbo naho wamubona aba bahanzi bose babyene ba Diamond abitwa ba Ricky babande ninde utamwubaha
ninde utamwubaha? Uyu mwana afite IQ. Mu gihe The Ben we azana Sherry Silver mu Rwanda akamutera iteka, mu gihe Sherry Silver yirirwa azana ba Melody bakajya muri foundation ye bakaperforminga, Element wamuzana muri clip aje kumutoba gake ibera arikoraho, agira gutya asiga ibera arikoraho, adarapu ntabwo wasezerera. kimwe cyonyine ugende w'inengoha, kimwe cyonyine ni ikibazo kimwe cyonyine nkubaza tugahita dusoza. Element aho niyibagiwe neza Melody yamugiriye, ko Melody ni umwe mu bakoze Element, ibyo ntawe bishidikanyaho. Amahirwe yagiye amuhabo aba tutaramenya Element ngo ni muntu ki, ayo mahirwe yanahaye Kizi. Ugiye gutuma breaking inkuru ntavuze, twigende niyo cyane cyane true story. Yego, iyo message igenda igere kuri Melody, igere kuri Nopuja. Statement ukoze ndayanze. bigenze bite? Uzi impamvu nyanze? Ntabwo amutengushye. Uwo yatengushye ari Nopuja. Reka nkubwire amakuru mutamenye. Yego, waruzi ko guturuka kuri hands up muri country covid ivuze ubuhuha, waruzi ko Nopuja yagiranye amasezerano n'umuntu bita Bruce Melody yuko agomba kuzakora indirimbo z'ubuntu gusa kugira ngo company bayamamaze. Iyi nkuru nyibwiye Melody na Nopuja. Melody yizera umwana atazi. Melody apfana iki na ntacyo yaramuzihe. Oya. Niki cyatumye amwitangira? Na akanyenyeri kari kabiri inyuma bajya gukora studio session ngo tubereke uko indirimbo ikorwa. Bwe niki kuri buryo wese uwo mwana uramuzi, afite uwe buhanga. Melody se nawe, Melody nawe tujye ukina muri projet y'umuziki agiye kwizera umuntu wa ukiza gute? Yegora Melody ukunda amafaranga nakosa akora ku gihangano azaho yavuye ntago yasubirayo. Hoya ngo yaje ngo gufata Shangwere erese kuze hit yari yarakoze kara akanyenyeri byari ubuntu. Nopuja kamugereka n'amafaranga, studio session hands up yari ishyuwe, bamugereka amafaranga. Burakimana itertekere yerekana ubuhanga bwe. Melody arastayinga nawe ajya kumushyira ku ruhande bagambana ngo acike country na hamwe. niwe nako Nopuja baramuhemukiye nibwo nyibyumva. Aya mafoto ari kuri stati ya L. Uyu ni umwana wa Nopuja, nguyu Nopuja yagiye kwica amande. Reka iyi message igenda igere kuri Karom. Yabuze amafaranga hereze, yabonye ayahereza none ibihangano bizakorwa nande na Kizi. Imana ishimwe Kizi yagiye muri 150. Umukada wakoze kutuganiriza.